bikarikodinga bakaza bakabiduhereza hano public, ubundi tugahita twanjama uwavuzwe. Byarabaye hano mubireba. Aba bakobwa nyuma yo gukorerwa ibyo byose, uyu munsi bari kunyura mu ngaruka z'ibyo bintu, mwarangiza mukabita babi. Tugaruke ahantu bano bakobwa bari bafungiwe n'umudamu wababazaga. Arega amakuru umuntu aba yafite nubwo kuyavuga bisaba kugira ngo mfite umunyamategeko. Ahantu abakobwa bari bafungiwe hari babatwaye bari kubabaza mu iperereza n'uwabahamagazaga bro. Hari umudamu wo mu bugenzacyaha wari ufite agasuzuguro wasuzuguraga bano bakobwa. Icyabaga kimuzanye kwari kubabwira kubabwira ibyo bavuga. Mana we ni byinshi reka nte kubivuga ntaza kugira. Amakuru yatugeze, amakuru arahari. Aba bakobwa rero, abantu ndashaka kubwira abantu mutekereza ko Miss Muheto ari umunyangeso mbi. Ntabwo uyu mukobwa ari umunyangeso mbi. Ari umunyangeso mbi. Ntabwo ari umunyangeso mbi. Ibi ngibi nimbivuga abantu bo mu nzego cyangwa abantu bo mu bushinjacyaha mubizi, muraza kubyumva neza cyane, murabizi nimwe mwabyumva mukanabimenya. Aba ngaba sempre ndividi ntabwo bari buze kubyumva, ariko amagambo ngiye kuvuga abantu muraza kubyumva neza cyane. Muraza kubyumva neza cyane kugira ngo mubyumve neza cyane nuko mubizi. Ubundi iyi nkuru kugira ngo muyumve bayavuga ngo imboni z'abategetsi bakomeye nibamaneye ko babona aho rubanda rugufi barebesha amaso yabo. Ahangaha ntabwo rubanda rugufi barebesha amaso yabo mwakumva ikintu, ntabwo mwakumva iyi story, ariko abantu babizi neza mubizi, tubiziranyeho murabizi. Muheto Prince Kid agifungurwa by'agateganyo, murabyibuka cyagiye bamufungura akaburana ari hanze. Muri kuntega amatwi? Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo akajya hanze, Miss Muheto yaramuhamagaye. Muheto yavuganye na Prince Kid. Bamwe mu bagenzacyaha barabimenya, barisiribanga, bararira, barasakuza, batuka Muheto, baraguruka. Ibi ngibi ndi kuvuga biraze muri kuntu bari mu byumvisha, ariko but it's reality. Muheto baresura, ni gute uvugana nawe uri muzima, ariko Prince Kid akimara gufungurwa by'agateganyo Muheto yaramuhamagaye amwisobanuraho ko nta ruhare yagize mu ifungwa rye, atigeze amureka. Dizi muraza kumva ko ari nk'abasazi, ariko iyo niyo reality. Kuko Prince Kid yafunzwe irangamuntu ya Prince Kid na driving license bifitwe na Muheto Sumba uko yabibonye. Bafungwa akibifite kuburyo ntabwo ntumbaze ngo yaje kubimuhate, niba akibifite, niba yarabimuhaye ntabwo mbizi. Ntabwo mushobora kudusobanurira ingaruka Muheto ari kunyuramo nonaha mutabanje kutubwira ibibazo Muheto ari kunyuramo nonaha. Ntitwabivugaho tutavuze ku ngaruka y'ibyavuye muri rubanza rwa Miss Rwanda. Ibi Muheto ari gucamo bifitanye isano n'ibyo yahuye nabyo muri Miss Rwanda. Muheto w'umugambanyi, Muheto maneko, Muheto udafite ubwenge akoresha amajwi ya Mutesi Jolly, Muheto w'umugambanyi wateze Prince Kid amajwi. Muheto murebe uyu mwana kuva abereye Miss Rwanda, murebe urugendo rwe. Ibi ngibi nijya bibabwira mumbwire nk'umwana w'imyaka 18
yagombaga kubihagarara mate. None uyu munsi yabaye umusinzi, yabaye umuntu udashobotse muri sosiyete. Ubushinjacyaha mwafashe uyu mwana mukamugira hariya, mukamugira igikoresho cyo kugira ngo amabi yakorewe muri Miss Rwanda agaragazwe hanze. Aya masaha mwarangiza mukaba muri kumukatira, mukaba muri kumugaraguza hagati. Uyu mwana habwo ubuvuzi, bamwiteho. Ntabwo ari we wenyine. Ngo dufatanye nyamabwira ibi ngibi ni uko umuntu aba adafite reka akasa mutwe nikamara gufungura nkaba mfite no gushyira amakuru yanjye yose. Cyo nzi cyo muzabireba hazapfa umuntu. Ibi bintu biteye umujinya. Ntabwo mwafasha abana ngo bamuhe protection. Aya masaha bari kwiyahuza inzoga, abandi bari kumwe ibimogi. Ndabifite amakuru, ndayafite bagenzi bemwe mu rukura muheto gusa. Bari abana bari kumwe ibimogi. Abandi bahindutse abatinganyi, abana barababaye. Mwaraje muhereza sosiyete rabanje mamurangije mujugunya hariya. Aba bana batanze ubuhamya muri Miss Rwanda, mubiteho. Icyo mwashaka ko ari ukugira ngo batange ubuhamya, ibyaha byakorerwamo hariya Perezida kidatsindwe byarabaye. Aba bana ntabwo mwigeze mubitaho. Ibi ngibi umuntu nabivuga muravuga ngo dufata n'umusazi. Mufata aba bana mubahereze abantu babitaho. Mutesi Jolly yarahagurutse arirwanira bullying yakorewe no kwatakwa yatatwe, wajya mu mategeko ye ni mukuru. Hanyuma bano bandi bako tutigeze tubona bo bite. Bareke ibyo bintu. Muheto arafunguwe, ikintu cya mbere ari busohorereho ni inzoga. Umutima kugira ngo utere muramufunguye, agiye kongera yahuza izindi nzoga kugira ngo abashe guhumeka. Muheto agiye gufungurwa, asange kuri social media. Murinde uyu mwana social media, mumurinde imbuga nkoranyambaga. Agiye gusanga asange buringo ari gukorerwa mu gihe muri ibintu byamwanditsweho. Bafasha amacupa y'inzoga bashyira amafoto ye. Nabibona mutekereza ko ari buryama agasinzira. Mushobora kutongera gufata Muheto yagonze, mugafata Muheto yagonze umutima yapfuye. I'm telling you. Kuko mwafunze umubiri wa Muheto, ntawo mwafunze impamvu yamuteye kunywa ziriya nzoga kuri kariya kageni. Ejo bundi mu bukwe umwana w'umukobwa umwe mu batanze ubuhamya yaragiye ahurirayo na murumuna w'umugore wa President. Timu bari kumwe, abana bari kumwe mu bukwe, babasura mucira mu maso ngo n'umugambanyi. Navuganye n'uwo mwana ari kurira w'umukobwa. Aba bakobwa batanze ubuhamya mu ba protecting, mubarinde, mubavura ingaruka bahuye nazo batewe no kuburingwa no kuba mwarabahaye sosiyete mukabanja. Feria ya mbere kuba mutara abakingi kibaba ngo ntitubamenye. Aya masaha bashobora kuzano nkamenya ko akariza Hope bamurongoreye ahantu hari utubati, bakanimuka bakanakomeza kugenda bamurongora. Aho mwarebye amagambo yamuvuzweho. Ese Hope ari aho? Wowe ko adafite imodoka yo kugonga, muzi byari gucamo. What's wrong with you people? So ibi ngibi rero Muheto kuba mumufunguye, nabonye abantu ngo Muheto ngo yafunguwe, ngo urumva ngo Muheto ngo ni byiza, ngo disi ngo amezi atatasubitse byari kurutwa mukamukatira akajya amageragere bakamwitaraho. Kuko ngiye ntabwo ibibazo nafite ari kuri ntuza. Kuko ibi ngibi izi ni case ebyiri zitandukanye. Kuba Muheto ashobora gufungwa cyangwa afungurwa, ntabwo ngende ndi kureba ku ifungwa rya Muheto. Ngiyewe turagaruka stili ku mpamvu yabimuteye. Uyu munsi navuga ko ndi bukoresha amagambo aremereye, ariko kagashaka umunyamategeko kugira ngo naza gukora ibigisi ibyaha. Uyu mwana
mwana ni gute yisanze ahantu nk'atagira umuryango? Muheto uyu se ibi bintu mfite umujinya. Mfite umujinya ariko ndabivuga kugira ngo abantu mubashe kugira ngo uyu mwana yitabweho. Roya mvuge nturike mvuge simvuge. Mvande mu turimo tw'amaboko. Cyambere no gushima Imana kwifatanya na famille ku mwana atashye. Ntabwo famille ngiye kuyesura. Oya. Udakora bamube hafi wakunda ntabwo famille ntabwo afite famille muba hafi ko nibyo ngiye kuvugaho kugira ngo uyu mwana yitabweho ko niba ari gukorerwa ubuvugizi ndabivuga. Rero ndahuze ngiye kuba umufana ndakurikirana numve gusa. Okay, ndaje ntabwo ndi mutinde. Mwakomeje kuvuga ngo ngo Muheto ngo afite ababyeyi ngo Muheto ngo papa we rarara. Ndabivuga zikamwe zitahanye kugira ngo uyu mwana ahabwe ubutabera cyangwa ahabwe kwitabwaho. Twavuze ku muryango nyarwanda, ariko reka dutanga ubutumwa ku muryango wa Muheto umwiteho. Mujya muri abantu bagenda uyu mwana yahuye n'ibibazo muragenda mumwongora ibindi. Muheto ntabwo yari yorohewe bro. Ndashaka kubimekinga clear kuko muragenda mugafata Muheto ngo ni umwana w'umusirikare ukomeye, ngo umwana w'umusirikare ukomeye ngo ni gute ngo yisanze hariya ahantu ngo kubera ifamiye itamufasha. Uyu mwana akeneye ubufasha kuko ngiye kubabwira impamvu. Abo njye ninjira mu miryango. Yego papa Muheto ni umusirikare ukomeye, nibyo, ariko ntabwo bivuze ko papa wari umusirikare ukomeye bivuze ko uyu mwana atahura n'uruva gusenya. Ibi byamenywa n'umuntu. Ibi ngibi ndi kuvuga ntabwo nanyura hasi cyangwa ngo unyure hejuru yinjire deep. Ndashaka abantu basobanukiwe afande kuba mu butumwa. Aho kwita ku muryango yagiye kwita ku muryango wa Nkusi Godfrey. Abantu muribuka umuntu bita Nkusi Godfrey muramwe ko difata nzavuga umuntu wagize ankoraho. Abantu bazi ni ukuvuga ngo tugarutse mu mateka turabizi, we know everything about ukuntu waje akajya. Ntabwo aho kugira ngo uve mu butumwa bw'akazi wite ku muryango wagiye kwita ku muryango wa Nkusi Godfrey. None dore ingaruka umwana ari kunyuramo. Urumva?
sinzi turi kujyana. Sinzi niba turi kumwe. Tugiye kureba uyu mwana twazana story mwebwe muvuga gutyo, ni story ndende. Ibi ngibi ndi kuvuga ndaza kunyura mu migani, mugende mujye kubaza amakuru y'umugabo witwaga Nkusi Godfrey. Nani Kenneth yamamazaga ikiharya, yagiraga ibicuruzwa mva buraya mu minsi ya kara, mu minsi ya zamani. Nkusi Godfrey ninde muntu umwibuka? Yaje kwitaba Imana ra? Muze kunyibutsa abantu babizi. Aha niho havuye feria ya mbere y'uyu mwana kwisanga adafite ababyeyi kandi abafite. Ntabwo ndi buze kujyayo. Bivuze ngo uyu mwana akeneye kwitabwaho n'umuryango mugari, kuko aya masaha turi kuvuga kuri Miss Rwanda wacu twese ntabwo akiri Muheto Divine nshuti, hiyongereho title ya Miss Muheto. Iyo hajeho Miss Muheto aba yabaye iwacu twese. Aya masaha aracyacigatiye idarapo ry'igihugu nka Miss Rwanda ubihorinze imyaka ingana itya. Ni uwacu twese, tumufiteho uburenganzira bwo kumuvugaho no kumwitaho. Blessings zifata ijambo nzi. Godfather bitebete. Wiriwe. Wiriwe. Ahantu uri ni wiriwe ni waramutse? Ngira ngo ni byose. Ni byose, ni wiriwe ni waramutse. Okay. Ndi kukumva. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Fata ku mavuta twamutwaye Mageragere, hanyuma Divine arafunguwe. Niyo nkuru turi kwibaza. So umujyanye yose. Fata ku mavuta uramutwaye kabisa, umujyanye Mageragere. Niwe wamushyizemo. Ushatse kuvuga iki? Niwe wamutanze. Wibuka ya nani wakoze, navuze nisha iyi ngiro biramushyiramo mva kwigenje. Njyewe nkora mu nzego. Umva. Waramutanze cecekere. Umva, reka tureke nari ndi gutebya, reka tuvuge nawe uratebye ukunteza rubanda. Uratebye si nk'ibi byose. Ariko dushyizemo kudatebya, waramutanze. Uribuka nani wakoze ubushize, ntumanure, reka tuvuge ukuri. Uyu nguyu si umugambi ngo iki? Reka tuvuge ukuri. Uribuka space wakoze kuri fata ku mavuta, urayibuka? Niba uyibuka rero emera yuko nawe ufite mu ruhare mu kumutanga. Mutanga gute space inkiko naribo bakorera kuri space? Oya, barahari n'ubu baraharyamye. Uri kubona bari hehe? Hari account ya RIB uri kubona, hari account ya polisi, hari account y'urukiko uri kubona hano. Abantu bose baza muri account zabo, ubu muri yawe. Ko RIB yamforwinze nkabasaba kumforwingura ngahita mbaboroka. Ubwo bari mu zindi cyonse cyo baba bahari. Okay, reka ibyo tubireka, ariko tuvugishije ukuri umaze kunshyira ku musaraba ukamba mukangira umuntu. Oya, nawe ubamba abandi, reka tuvugishe ukuri. Waramutanze, urumva space wakoze yari kumubambisha. Rero birangiye n'ukuntu uri kubivuga unezerewe yuko nyine agiye Mageragere. Urumva ko nta n'ikintu, none se kutari kumuvugira ko numva uvugira Divine, kutavugira fata ku mavuta. Uri bakuntumye si gusa uyu munsi naje nakuzi, ariko ndi kuvuga ukuri nubwo ndi kubiseka. Kuri mahanga nta gisekeje kiri muri kumbamba. Uri gukora ntabwo ari byo. Oya nukuri, ariko njyewe njya kugisha ukuri. Iyo uri mukuri ndakuza kunjyewe nkora mu nzego zifunga n'izifungura. Waramutanze, usubize inyuma space wakoze, wumva ibintu wavuzemo, nawe umbwire ko wari zitanga abantu bagafungwa. Bangahe bamaze gufungwa kubera space zawe? Nani Jean Paul yafashwe kubera space wakoze?
tuvugisha Jean Paul ukuri. yafashwe kubera ibyo mu rukiko Oya warahuruje uratabaza urapfukama uravuga uburinda buke tujye tuvugisha ukuri. umugambanyi umugore ntibamuntumye. Turi kuvuga ukuri none urimo uravugira Divine ufite ababyeyi nawe rero ndayikora bagufunge. Yikore bamfunge umva nkubaze Divine ufite ababyeyi bombi abo babyeyi bo bakora iki tubaze ndakora ubwo iyo space none wowe ugatinyuka kumvuga kandi nakora space bakagufunga. Oya yivuge bamfunge pe ndaguhaye uburenganzira ariko tuvugisha ukuri turimo turavuga uyu mudamu bita Blessings mu mufunge. ndahari kabisa bamfunge. Uraje cisha umutwe hano. Oya ariko ushobora gutebya abantu bakagira ngo nibyo. Nukuri ntago ndi gutebya ndi kuvuga ukuri. Ubusa abantu bose niba abantu bagukurikira benshi baba baraha ntibako dore unkuyeho. Oya ndarenga navuga ngo kuyeho ngukurahe. Ntunkureho ntumano gutumura mu kanya n'uyenyana gutumura none se urakomeza kumbambisha. Banyarwandakazi uyu n'umu ex ufata ku mavuta ntimwumve ibyo avuga. Oya ntago ndi umufana we ariko ngenda avugisha ukuri mu gihe umu ex Yesu wambyaye. Uyu n'umu ex ufata ku mavuta ntagire umuntu wumva ibintu ari kuvuga. Yewe mfungisha fatabaza je mfite bazo gufungisha umuntu. Ubaye nka wa muntu wo kuri Instagram iyo mushwanya ahita gushyiraho ifoto ngo uri umutinganyi. None nawe ngo ndi umu ex ufata ku mavuta mbabarira. Banje ni umva reka tuvuge ndi kuvuga ibigaragara reka tureke brag sibyo ariko urabizi ko ufata ku mavuta nawe wamukozeho space kandi space uzi ko byagenze urabizi none space nkora zose ariko urumva iki ni ikibazo gikomeye nandi Blessings kumva ko nakoze space bagafunga umuntu ngewe se ntabwo ariko bimeze. None se kutavuga kuri tweet zakozwe mbere ko nkora space hakozwe tweet zingana zite ariko urabizi ko nawe bifite mu kuboko ngo gifata beshi ariko se umuntu waramumva oya ariko reka nkubwire ibyo wavuze ubwo nawe warafite impamvu wabivuze ariko tuvugishije ukuri warazikoze izo space kandi zarabaye sibyo space nakoze ifite iriye koso yishinjike nuko wavugaga ko avuga abantu kandi abantu avuga ari abastari abantu bavuga ubu se ba Trump bose nibirwa babavuga ntibavuga naho n'abantu baryamanye bafite imyaka 16 bataranavuka n'abanyine ibyo bakoraga. Iyo uri umustar uravugwa ngo binjiye mu miryango ihe miryango yinjiye mu cyo tuvugishije ukuri ko ari uko namwe mukabye nimbwira imiryango nani ifite ku mavuta yinjiyemo. Uyu uri umustar waje mu mihanda uravugwa ngira abapaparazi bajya bapfa muri Amerika bari bafata amafoto baraye ku ngo za ba Justin Bieber kubera gushaka amakuru. Uravuze ngo hehe muri Amerika nta bapaparazi babonye bamaze gupfa. Mvugira uti muri Amerika none se mu Rwanda si kwisi cyangwa Amerika iba mu ijuru harya constitution amategeko muri Amerika niyo mu Rwanda. None se ko numvishije ibintu fata ku mavuta bamurega mu Rwanda mu mategeko mu Rwanda nta biri hari ibyo wumvishije nta yarimo nta biri buriya se kereka niba utarakurikiranye urubanza wanzana itegeko nshinga nta birimo mu itegeko nshinga ibyo bamureze. Niyo mpamvu nyine hagomba kuboneka ibindi bimurega ariko tuvugishije ukuri iyo umuntu yaje muri imwe iyo uri umusitari barakuvuga nta kiba cyacitse naho so yabyaye hanze barahashaka bakahamenya bakahavuga nicyo kintu kiba abantu baba bakeneye kumenya urinde uri muntu ucyuvuka he uruwahe nawe utirengagije niko bimeze nitandukanije nawe oya witandukanye nanjye ko turavuga realite ahubwo avuga ngo mu mategeko y'u Rwanda bazongeremo bavuge bati nta muntu uzongera kuvuga ku mustar cyangwa ku muntu wari wese kuko niba amakuru ahari iyi nkuru yagiye hanze iravugwa urumva iyo uri umustar uravugwa uba wemewe kuzavugwa ikizakuvugwaho cyose ari ikiza ari ikibi uba wagiye uzi yuko uzaprovinga abantu niba atari cyo ariko niba ari nacyo ugomba kuvuga nyine kuko waje mu isi ugomba kuwigira umustar cyangwa ubawe rero bagomba kumenya uwo uri we naho uvuka n'ibyo ukora n'ibyo waraye ukoze ibyo ni ibintu by'abanyamakuru kubivumbura niko kazi kabo. Okay, ntabwo mbona icyaha urumva wenda tuvuge
ntabwo navuga ngo ibyo samukunda nta cyaha kirimo. Ndakubaza ku buryo umuntu aza akavuga ati ngwino utwereke inda wateye umugore wawe. Ngwino utwereke inda wateye umugore wawe. Yego. Ntabwo umugore wawe atwite ngwino utwereke inda, ntabwo uratubeshya ngo uteye. Ivanga ya ntabwo yavuze ngo nutwereke inda wateye umugore, yaravuze ngo The Ben azatwereke inda yiwe kuko bavuga ngo Bruce Melody yari bagishije avuga ngo uzatwereke nawe azatwereke inda ye. Ntabwo yavuze ngo azatwereke inda y'umugore yateye. Ni Bruce Melody tega amatwi. Ndakubaza wigeze ubona ikibazo, wigeze ubona ku ishyanga hari complaint haba? Wigeze ubona kuvuga ku muntu ibi ngibi rero abantu bangahe bohereje ngo baze gusobanura ikibazo cy'ishanga uburyo ngo nta byabaye bakabifata bakabisigara kandi ari ibintu twabonye twese bigaragara n'amaso. None ndakubaza umuhanzi ku giti cye individual urimo kunyumva kumuvugaho ku bijyanye n'imiziki ye cyangwa n'ibyo akora ni ibintu toto, ni ibintu byumvikana, twese turabikora, twese tubivugaho. Urimo kumva twese turabavuga, twirirwa duserereza The Ben ngo yashyize peruke ku mutwe, sibyo? Niba ari perike uramusatsi tujye tubikora. Twasereje The Ben ngo yari tukuje ndetse gato ko The Ben ni umufana wanjye, ngewe icyo mvuga nibyo nana akora niba bigize icyaha cyangwa The Ben ni umufana wawe. Ni umufana wanjye mbega ndamufana niko nshatse kuvuga. Urumva si ukuvuga ngo ndi kuvuga kubera The Ben, ndi kuvuga muri rusange ibyo papa ku mavuta akora. Tugaruke ku bandi buretse gato, tugaruke ku bandi abandi inkuru zose abahanzi ahangaha ndashaka kujya muze kubitandukanya. Kwigisha audience biravuna kandi kumbwira ikintu bavuga cyangwa n'ahantu narimbu isobanura ikavuga ngo ahangaha habayeho kurengera. Gufata umuntu nk'umuhanzi ukamwinjira, ngiye guhereza urugero ukurikira Mange Kimambi, sibyo? Cyane 99%. Aya masaha ari mu nkiko na nani Diamond yagiye kumurega muri Amerika, nyina murabizi. Yamusanze muri Amerika tujya kumurega. Ntabwo yagiye kumurega kubera avuze kuri Diamond. Yinjiye mu muryango we kugezaho bagiye kurega Mange Kimambi, urabizi. Urabizi, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kuvuga ku muhanzi ibijyanye n'akazi ke k'ubuhanzi, urukunyumva abantu byigaraguramo, ariko kangubaze kuri umubyeyi. Ariko nubwo yamureze tegereza urubanza rucibye kuko bera nta fatiro bizagira. It's okay. Ariko urumva ko yamureze uko byamukoze ku mutima. It's okay. Ariko nafata ku mavuta uretse gato. Kosa ririmo. Nk'ukuntu uretse gato nk'ukuntu nafata ku mavuta ashobora gutsinda urubanza. Tugoruke gatoya. Kuri umubyeyi ni iyo myidagaduro ni iyihe, sibyo? Iyo kugeraho umuntu avuga ngo twereke inda ureke koresha abanyarwanda ko ateye umugore wawe na ngo nutwereke iyo nda. Ibyo ntabyo numvise avuga ngo yerekane inda yiwe, ahubwo kubera bavuga ibya Bruce Melody ngo yari nawe aho ngaho uvuga ko wumvishe. Ariko gufareka tuvugisha ukuri. Uretse gato urumva ko kamanze gusobanura kuvuga ko wumvishe nabi. Uretse gato ntabwo yavugaga inda ya The Ben. The Ben asagira ko agira 6 pack kwa siporo. Yaravuze ngo kubera iki urabeshya abanyarwanda ko ateye umugore wawe inda aratwite. Ngwino uretse gato mbabarira replaying niba bihari abantu muri ahanga muzamuke keji muzamuke. Uretse gato ntabwo yavugaga inda ya The Ben nk'inda, yavugaga inda yateye umudamu we. Yaravuga ngewe icyo kiganiro yagikurikiranye, yaravuze ngo The Ben niba wiyaminiye uzaze nawe utwereke inda yawe. Ngaho myutinga bagusobanurire. Musore yavugaga iki? Yavugaga iyo yateye umugore we. Urakoze cyane. Umva gudifa playing cyo kiganiro, oya playing cyo kiganiro niba ugifite. Murabeshya. Ni abanyarwandakazi. Murabeshya, tujye tuvugisha ukuri. Umva playing cyo kiganiro. Urumva rero ko wowe utigeze uwumva amakuru. Naracyumvishije. Yavugaga The Ben niba we yiyamiriye azerekana inda yiwe kuko avuga Bruce Melody ngo inda ye ngo yarayibagishije. Aravuga ati nawe niba agize uribe ariko umugore ni igitangaza. Niba oya kugifite ufite YouTube playing cyo kiganiro kigarukemo tubyumve. Uri muzima. Gishiremo urahari na ufite phone gato uretse gato Rugwiro urahari. Aho ndasaba imbabazi kabisa n'imbyumva. Ntabwo ndasaba zida kugoroka. Rugwiro
oya uboroke rwose uretse gato bagusobanurire zaza mu yindi kaunti urumva hari ibiganiro bibiri ntuzafata ku mavuta yakoze. Mbere yakoze avuga ngo ko Bruce Melody yibagishije ku nda, na The Ben nawe niyerekana inda yiwe, mbega uko nguko Blessing ari kubivuga. Actually ikiganiro cya mbere niko byagenze, ariko ikiganiro cya kabiri nabonye pe nawe urumva ko wabonye igitandukanye n'icyaha. uretse gato ikiganiro cya kabiri yavugaga kuri Pamela, avuga amusaba ko yaza akerekana ko yamuteye inda nyine muri ubwo buryo, asa nk'umwinjirira somehow. wabyumvishe Blessings icyo ntacyo nabonye, ariko nawe urumva ko nawe gufada uretse oya nawe urumva ko icyo nabonye nawe utakibonye ntuhondane. umva rero aho ngaho urumva ko nk'icyo ngicyo uri kumva ibyo ngibyo bisanzwe by'amanjo ngo ibyenda z'abagabo ngo ibyo ngibyo ntabwo narebye kuri sensitive, ibyo ngibyo ntabwo mfite umwanya wo kureba ibyo ngibyo ngo yavuze ibyo byo gucoca. oya ariko nawe urumva ntacyo wabonye nyine, nawe ntacyo wabonye. ntabwo no kukimenyesha narebye bifite akamaro. urumva ibi ngibi ibiri sensitive bishobora gutera umuntu akaga. urumva gusa yewe ntacyo nyuma uretse gato nyuma y'uko wumvishe ko yageze aho asaba umwana w'umukobwa cyangwa umubyeyi kuza akambura imyenda akerekana ko yatewe inda, birakwiye cyane muri showbiz. oya urumva ko aho ngaho yararengereye urumva. ariko reka nkubaze Godifa, wowe uramutse uri mu Rwanda aka kanya wowe waba waragiye Mageragere umaze nk'imyaka 10 rero ntabwo uyu munsi bashobora kuba bakuntumye, ntabwo ari gusa no kuko nawe urakosa kandi wowe uvuga ahubwo wowe ushyiramo benshi cyane kuruza kuvuga ubusa. biragaragara ko ntabwo ijya kuri point. urimo kunyumva njyewe navuze ibyo bamurega, njye icyo navuze ibyo numvishe mu rukiko, ibyo we numvishe bavuga mu rukiko, ibyo bintu by'amaga ya Pamela ntibigeze babishyiramo. ngahibaze vraiment urubanza rwari rwasomwa mu mizi. ndavuga ibyo basomye bamubwira ibibazo ndakubaza urubanza rwasomwe mu mizi. oya ntabwo ntega amatwi muraza mugakoresha amarangamutima yanyu. noneho tubwire none se umva gufata buretse ko Ben yavuze ko atigeze amurega. ninde wamureze none icyo kibazo cya Pamela? ni wowe yavuze ko atigeze wamutangiye. wabonye Twitter yakoze? niba ari Twitter niba ari Instagram nabibonye kwa Dumba. ni wowe wamureze mu cyimbo cya The Ben? ninde ko The Ben nabonye atavuga ko atamureze? genda uje mu nkiko ujye kubaza abamufunze. oya nagira ngo mubaze ndumvuze amakuru yose. niba Ben avuga ko atareze fata ku mavuta kandi nabonye amwifuza rwose. kubaza mu rukiko hari iki cyangwa afungiwe iki niba ataramureze kubereka ariyo? nanjye ubwo ubwo noneho tuvuge ko iyo nani yatwitinze, niba yagize kuri Instagram yabeshaga. ni gudufata amahurunguru ukayavana n'umuceri ugashyiramo isosi. oya niwe wabyiyandikiye mu kaboko ka The Ben byanditseho. yamaze ibyo yanditse ntabwo nshaka kujya kureba. afunzwe nani? ariko niba warakurikiye urukiko neza, ariko muri mu mpaka yarezwe n'abantu barenze 3. harimo Alex Muyoboke, harimo uwitwa Bahati Makaca, harimo ikirego cya The Ben cya Meddy. funga mike yawe. wari uri mu rukiko? Thank you. harahiye komeza musore sobanura. n'abamutinze mike n'abantu barenga 4. harimo Muyoboke, Bahati Makaca, wende cya Bahati Makaca we nuko fata ku mavuta yireguye avuga yuko we ibyo yakoze bari babyumvikanye. bari babyumvikanye kuko ari agatwiko ngashaka kugira ngo amutwikire kugira ngo nawe najye gukora ibiganiro azaze arayizinga, kuko murabyibuka ko Bahati Makaca nawe byahise bikunda agahita aza mu biganiro. ariko we yaramubwiye ati mu byo ukora uzirinde kuvuga kuri mama wanjye, ariko ibindi go ahead umvugeho ntari. urumva ni byandi by'agatwiko bapanga. hazamo ikirego cya Alex Muyoboke, nacyo yaragisobanuye. yavuze yuko Alex Muyoboke bifu yabo ituruka kera ku bw'abacari na Nina, ndetse avuga yuko ajya kujya kuri radio Isibo yabwiye boss w'Isibo amubwiye ati mbere yuko nkorana nawe, mbere yuko imikoranire ibanza kuba, ndagira ngo ubanze unyemurire ibibazo by'abantu ufitanye nabo hano muri showbiz. ahera ku muntu witwa Alex Muyoboke, yaramuzanye bicarana mu bwiherero bwabo baraganira birangira ikibazo bagicoce. ariko bivugwa yuko Alex Muyoboke ikibazo bari bafitanye
yaje kumushira ku ruhande amubwira yuko atari ikibazo cya Charly na Nina ahubwo ari ikibazo cy'inkuru yigeze gukora y'umugore wiwe avuga yuko n'inyarwanda yigeze kubyandikaho y'umugore we nyine yavuze asa nkaho amuharasinga avuga yuko ari cyo kibazo cy'inyamukuru nyine ibindi byose byaje ari imbarutso so haza kuzamo n'undi n'ikirego cya Meddy bivuga yuko nawe ari yamuharabitse so rero sinzi hazamo ikibazo cya Nopja ariwe Jean Paul na Nopja Jean Paul ubwo babaye bangahe bageze hafi kuri bane ndetse na Debe nawe mu rukiko bavuze yuko nawe yari arimo ikirego cye cyatanzwe rero ibingibi bivugwa ko ibirego byatanzwe harimo Debeni Alex Muyoboke hakabamo Nopja n'Abahati Makacha ibyo ni ibirego biri active urukumva ibyo nguyu rero ngo babonye ngo kwa Dumba ngo ntuza ngo Debeni ngo yabihakanye muze kubinyereka ntabwo ndabibona kandi niba yarakurikiye urubanza ubushinjacyaha buvuga yuko igihe habonetse ikibazo gito cyangwa se intandaro y'ikirego runaka ubushinjacyaha bwo bufite ububasha bwo kujya gukurikirana ive n'ubwo uwakorewe icyaha atarega tugaruke gato nyir'ubwite yigiriye imbere ya kamera avuga ko atazongera kwitaba RIB nanabibutse ko RIB yamufashe ntawareze bitewe n'ibyaha yakoreye ku mbuga nkoranyambaga akimara gufatwa ibirego byari byaratanzwe byarasubukuwe kabivuga ko mu birego byari byarasinzirijwe byari byarasinzirijwe navuga byari birimo pending mu bantu babitanze uwavuze ko watari bwongere kugitanga n'umuntu bita Ariyakuru nawe fata ku mavuta yinjiriye agatangariza abantu ko atwite ariko se uyu nguyu n'inda zatewe abagore ahurira he nazo ubundi icyo gihe ahamya ko uyu mugore atwite Ariyakuru byaramubabaje bajya kumurega muri RIB none se ntiyari atwite ndakubaza uriya ashinzwe kumenya abantu batwita bazi ni umusitari bagomba kumenya amakuru ariko kinamwe mukabya kwera nta muntu ufite inkuru zose uri gutangaza hano ngo muze ngo mwumve ngo byahiye ngo byashyushye ubutangaza inkuru siza abandi bantu ndakubwiye ni gute binjira mu buzima bw'abandi none se reka kubazi bazinjira mu buzima bw'ibiti n'amabuye urongera kuntanga urugero ndakumerera nabi oya uramanura ndabizi ariko ndi kukubwira ukuri umva none se kamubaze gutifa ko yisi twibana nyuma genda uje kuvugira hasi urumva igihe wahera unyibasira umugore we bakuntumye Godfather ndashaka kugira icyo mvuga gitoya kuri uyu mugore ni gatumwa ndakwiyamye ntabwo bajya banyurira nuza utange ibitekerezo byawe nk'abandi ukurujya mbere ndabashimiye ndanabasoje mwese abari hano umuntu araje ari kunyibasira avuga ngo nafungishe njye nafungisha batakuvuga ngiye mfungisha umuntu uranshije gufungisha umuntu bakuntumye ndakubaza bakuntumye wowe tanga igitekerezo cyawe waje muri space unshinja gufungisha umuntu ntabwo ngiye mfungisha umuntu reka nguhe warning gasopo ntunyurire tanga ibitekerezo byawe ntiwongere kunyibasira Godifa ukuri kuraryana wakoze space nawe umwibasira kandi uvuga ndakubwiye wahedera warning shukuru fata ijambo murakoze ngiye ndashaka kugira ikintu mvuga kuri izi nkuru ari zafata ku mavuta n'abandi bameze nkawe kuko showbiz bayigize nk'ahandi hantu umuntu akora ibyo ashaka kandi ntitukajye twirengagiza indangagaciro z'abanyarwanda uri kuvuga ngo Amerika hehe hano mu ufite indangagaciro zo kuza ninzi aho byagiye
navuga ibiganiro byinshi birenze kimwe bibiri bitatu ibiganiro bata ku mavuta aba ari kuri radiyo haba ari ku macana atandukanye aba ari against y'umuntu ukumva ko bisa nkaho haba ari ikindi kibazo kiri person bafitanye. Twirengagije ibyo usanga iyi showbiz nyarwanda higeze ni ahantu ushobora gusanga wenda ndavuga runaka bingirira inyungu ndavuga runaka bingirira inyungu bisa nkaho nyine ari ibintu bidafite controle. Nibaza ko iri fatwa ryafata ku mavuta n'abandi bitwa nkawe biri buze kugira icyo nk'isomo basigira niko navuga kubera ko sinibaza aho showbiz nyarwanda igana niba umuntu ufite umuryango ufite umugore n'abana yinjira mu yindi famiye abwira umugore w'umugabo wundi mugenzi we ngo yerekane sinzi ibi bintu niba ari showbiz bavuga blessing namukurikiye ariko ntaho tujya niba showbiz idafite kuba ifite umurongo igenderaho. Muvuze ku bya Diamond ni story nk'izi ngizi ziraba ku isi ariko ikintu nshaka kuvuga ni iki mu Rwanda dufite ubudasa cyarazira ko ushobora kuza hano ngatuka Godfather cyangwa se nk'udukanira ngatuka runaka so rero rwose ntabwo bikwiye nubwo ibyo bya Debe nabonye avuga ko ikirego cyiwe atagitanze ariko ndibaza n'uwagitanga uwo ari we wese ko ndibuka kuri Alex Muyoboke hari ibiganiro yakoze fata ku mavuta avuga kuri Debe n'afite ubukwe avuga se ngo umuntu ashobora ate kugirwa inama n'abantu bananiwe yavugaga Muyoboke ndetse avuga na David Bayingana ko n'ubushaje Bayingana yaragarutse muri story no mu byo yireguraga yavuze mu rukiko. Ikiriho rero nuko fata ku mavuta ari buze gusiga isomo ku bantu hanze bakora izi content zitandukanye cyangwa se ibiganiro kuri YouTube. Ikindi navuga nko kuri Muheto nta burya twese ibyacu babihishe tugaragara umunsi nyine wacu wageze ariko nta mumarayika uri mwisi abantu barajya bakamwifatiraho ku gahanga ariko mbabwire nawe uwo ari we wese ibyo yabishyize ahagaragara uyu munsi byaba ibibazo. Rero icyo nashaka kuvuga muri make natinze mwe n'abandi ijambo ni uko showbiz ntabwo ari igihugu kiri mu kindi zandangagaciro turange hose. Urakoze cyane. Reka nze uyu mugore uri kuzana amarangamutima noneho reka nze umuniceri tubumenye urimo kunyumva ibi ngibi ari kuvuga. Reka tugaruke gatoya niba wumvisha amagambo gufata ku mavuta yakoresheje muri showbiz yakoresheje mu rukiko ejo bundi urimo kunyumva ariko mutekereza ko inzego nyuti nk'abayibona utamaye mwanya nyuti nk'abayibona ntaje mbona guhaye wakomeje kunyurira mu kazi suka n'inzamuka ndakugurukana amuredi niba waje kunshakira FM ndakutumura ntabwo nyabaje banyuze umugore yaje kunyanjama hano. Tugende gakeya rero mujya mwumva amagambo cyangwa nakubwiye ko uburyo ibihugu biyoborwa buri gihugu kiba gifite uko kibayeho n'indangagaciro zacyo. Turi kumwe ntabwo ibyo mubizi ni mujye mushaka no kubimenya. Murashaka kujya kuyora iyo mategeko yo muri Tanzania nuko akora mugashaka kuza kuyazana mu Rwanda ntabwo ariko bikora. Tugende gakeya iyi nkundura itangira ibi bintu mu birebera hano mukareba ingibi biba byaje no mugatangara mugahita mutwara niyo headline bashyizaho ngaho. Umuvugizi wa RIB yaravuze nubwo atatoboye yaraje aravuga urimo kunyumva yaraje arabisobanura aravuga ati abantu barafata umwamvure barahisha mu mutaka wa showbiz bagakora ibigize ibyaha biremereye. Ibyo byaha bavugaga ni ibihe? Mwebwe muri kureba ibingibi biri hano hanze we blessings muri kureba ibintu biri ibingibi byaba bya hano headline ntabwo muzi ibintu biri uburebere bifite. Ibi bintu byabaye birebire kugeraho
fata ku mavuta arakubwira ukuntu yagiye kwiyunga na Muyoboke yewe ngibyo ndabizi yagiye kwiyunga na Muyoboke ntabwo abizi mu rukiko ejo katuvugire mu nkiko kugira ngo tutaza gukora ibigize ibyaha fata ku mavuta yavuze ko yagiye kwiyunga na Muyoboke kuri ibyo bibazo byabaye ko yigeze Muyoboke ngo yamwirukanishije yamukozeho ikiganiro Muyoboke ajya kumwirukanisha kuri Contact FM amwirukanisha akoresheje Lion Manzi which is wrong kuko mufata ku mavuta I mean Lion Manzi yarabihakanye agiye kumwirukanisha fata ku mavuta ashora urugamba kuri Muyoboke niho intambara yavuye ko yamwirukanishije kuri Contact ibyo bivuyeho tugende gake bivuyeho habayeho kubunga Safi Madiba ajya kunga Muyoboke nande nafata ku mavuta aho hantu hari umuntu bita Bayingana turavuga ibyavuzwe mu rukiko byanditswe Bayingana yari afite ikirahuri cya Hennessy imbere ya laptop arangije Safi ari kubunga ngo fatuza Bayingana mubwira ngo iki Bayingana abwira Muyoboke ngo iki mwebwe niba ubona aramubwira ngo ntabwo ugomba kwiyunga n'umwana w'umuhutu nyutinga Mike wa mugore rwanda rukubikora ngufitiye ishaza karaturika mu kanya kuko waje unshinja gufungisha umuntu gasopo ntabwo ugiye fungisha abantu mbaba isukari gabanuke sabye imbabazi Mute Mike ibi bintu mwebwe mubona inzego niba ubona umuvugizi wa RIB ashobora kuza bakavuga ko bahagurukiye showbiz abantu bari kwikinga muri uwo mutaka bawuvemo kuko bari gukuramo ibyaha bikabije iyo showbiz yajemo ibintu birebire birimo amacakubiri hajemo amacakubiri abantu bakisha muri iyo showbiz bagakora ironda bwoko ibintu by'umwanda byagiye biturika inzego zagomba guhaguruka ntabwo ibintu bagomba kubyemera warangiza wowe ukaza ukashaka kubifata ngo ubihuze ngo n'izindi showbiz ziba hanze ibintu byamaze kuba umwanda bamaze kwisha muri uwo mwamvuri ariyo mpamvu ubona inzego zahagurutse kuko ni byinshi hari ibyo ntavugira mwe muri kubona ibi ngibi ariko byageze aho biturika abangaba bari kwikoreramo ibyaha byabanje kugenda biragenda ndabizi ko si ibintu ngombwa bivuge inzego zirahaguruka bafata ibirego ibintu byose n'ibimenyetso baragenda bajya gutabaza bajya kwa Yoranda Makoro babyohereza muri CID ni CID ni biki harya bindi ni biki zindi kuruka niba bivuze neza neza ni CID ibintu by'ibyo ntabwo nshaka kwinjiramo hirya ntabwo nshaka kwinjiramo ndavuga ibiri ku mihanda ibintu byabaye birebire wowe wa mubyeyi wowe muri ahangaha kubona RIB ihaguruka bakavuga ngo bagomba kwinjira mu bintu by'imyidagaduro byari byaramaze kurenga imyidagaduro harajemo urwango n'amacakubiri bikabije bigomba guhagarara n'ibintu ntari buvugira murangira baramubajije ngo ni gute ibintu bya Yago bishobora kugera hariya mubireberera yarabashubije aravuga ngo ntabwo buri muntu wese uvuze twaje tugenda ngo tuye gufata abantu bakeneye ubwisanzure no kuvuga no gutanga ibitekerezo no muri iyo showbiz hari n'ibyo bakora tukabona ko ari showbiz tugomba kubareka abantu bakisanzura turamutse dukurikiye buri kantu kose byagaragara ko ari ugushyira igitutu ku bantu nta muntu ushobora guhumeka yarabivuze yarabisobanuye aravuga abantu bagomba kwisanzura ntabwo buri kantu kose twaje tugenda ngo dukomange arongera murebe ukuntu inzego zacu natwe tuzivuna mu kanya gato muravuga ngo inzego zirabuza abantu kwisanzura bareka abantu bakora imyidagaduro ku rundi ruhande ngo ni gute abantu bisanga hari ahantu mucecetse mwari muri hehe tugende gakeya blessings mbere yuko muvuga ngo umuntu arafunzwe bafashe uyu musore wagiye i Bugande Yago mwarasakuje ngo bararangaye baratinze ntiyatorotse ubutabera si kumwebuzi ntabwo yatorotse ubutabera ni gute muvuga hanyuma kankubaze hanyuma gutoroka igihugu ahunga harya byo ni byiza ra so tugaruke gato harya bamushyira nk'imiyaga bamushyira kari urutega
ibyo yakoze niba bigize ibyaha bakaba ashakishwa cyangwa harya ngo ari mu Rwanda batubwire bari mu Rwanda batubwire impamvu batamufata kandi bavuze ko yatorotse ubutabera twabonye ibiganiro bavuga ko ari mu Rwanda so ibyo tugende gakeya aho ngaho tuhave Yago bavuze ko yatorotse bavuze ko habayeho kurangara baraceceka ku rundi ruhande ati akantu kose muzayamuka mugera ku kantu ntabwo abantu bisanzura izo nzego muragira ngo zikore iki murazishinja gukererwa gufata abantu batarakora ibyaha mukazishinja kwinjirira abantu bagahita bafata vuba muragira ngo bakore iki muragira ngo bagendere ku marangamutima y'abantu urumva ko ahangaha mwari gufata ntabwo sinumva icyo byaba bivuze tugaruke gato habayeho guhendahenda uyu musore yararezwe ntabwo ari ubwa mbere agiye mu nkiko yarezwe n'uyu Nobuja uyu nguyu Jean Paul bajya mu manza mwarabibonye fata ku mavuta urubanza rarutsinda arasohoka nyuma yaho bavuga ko yitabye ribu inshuro nyinshi cyane zishoboka bamugira inama z'uko uburyo akoramo ibintu hari nk'ibigize ibyaha nabireke fata ku mavuta igihe kiragera umuvugizi wa RIB aragenda aravuga ati fata ku mavuta twakugira inama bihagije ariko reka ngo ubutumwa this is the last warning isubireho ibiganiro birahari fata ku mavuta rekera isubireho iyi ni last warning wahawe fata ku mavuta yagiye kuri ntuza ibyo yavuze mwarabibonye kuri ntuza kuri YouTube ati nge ntabwo nzongera kwitaba urwego rwa RIB ese kari so mwabantu mwe niba atari amarangamutima mukoresha muragira ngo tube mu gihugu aho abantu bigira ibyigenge umuntu agakora ibyo ashaka agahutaza uwo ashaka akabikorera igihe abishakiye inzego nizimufata nabiryozwa abantu basiribange santima zacu n'ibyo dukoresha amagambo yacu ahangaha birangirira ahangaha itegeko rirakurikizwa nk'uko bikwiye ntabwo itegeko rigendera kuri santima ejo bavuga ngo bafungure Muheto naravugaga ngo no Muheto ndavuga ku byaba bimuteye naho ibyo kuba afunzwe niba mukatira bakamujyana amageragere nzasaba ko yitabwaho nafungurwa agasubira mu muryango nzasaba ko yitabwaho nicyo navuze kuva kare iyo Muheto aya masaha ntabwo Muheto yakatirwa nari kumva ko ubutabera bwatanzwe iyo babona ko kuko n'itegeko nta santima zirimo ntabwo nshimishijwe ko fata ku mavuta yigiye ari kujya amageragere ngo bimarire iki njye kuryama mu busaswa bwe ariko dufite sosiyete aho murafate oya aho umugabo aguye unarenzaho utwatsi iyo migani yanyu yo kumva ko umuntu twumvikane tuzaba umuryango udahana Godfather n'inkora ibigize ibyaha bazamfate ngende mpanwe bangorore ngaruke mu muryango ari mpamvu navuze kuri Muheto nararangiza wa mudamu ukavuga ugafata ijambo ntabwo Muheto yaza kujya amageragere itegeko ryaba kuba rikoze akazi nk'uko bikwiye niba basanze gusinda ibihano byabyo bakoresheje amategeko bagasanga agomba gufungwa igihano cy'amezi atatu gisubitse nk'uko byakorewe Kenny Sore ejo bundi yakoze ibyaha nk'ibi yaragiye yagonga ibikorwa bya leta yasinze adafite perimi ni ibyaha neza nk'ibya Muheto uretse Muheto ko cyari insubiracyaha turi kumwe Kenny Sore yakoze neza ibyaha nk'ibi bya Muheto ejo bundi avuye muri Canada bamukatiye amezi 6 asubitse nihazabu sinzi ngo nangahe barangije baramurekura neza nk'ibyabaye kuri Muheto uyu munsi ibingibi niba byabaye rero kuri Muheto kandi tubona maybe nicyo gihano gihari tekereza ko ari amategeko itegeko ribivuga tekereza ko bakurikije itegeko so
ngewe sinigeze mvuga ku bihano Muheto yahawe cyangwa n'ifungwa rye, nta nubwo nari nigitayeho, kuko ifungwa rya Muheto ryaranshimishije ku bantu mutabizi. Ifungwa rya Muheto ryaranshimishije, ariko riduha umwanya wo kugaragaza ibitero uyu mukobwa gukora biri ari gukora. Bwari ubugira kabiri afunzwe nako agonze, kumufunga akaba amaze ngo ibi byumweru 2 nkuko bivuze baza kuma kwitekerezaho, cyangwa n'umuryango ukanguke yumve ko uyu mwana agomba kwitekerezwaho, ubuzima bwe burabusevingwa, ntabwo aziyahura, ntabwo azagonga ngo apfe, ntabwo azagonga abantu ngo abice. Ariko noneho tureke kureba ko agonga buri munsi, turebe ikibimutera. Mu busesenguzi bwanjye n'ubwo ngiye ntari umusesenguzi, nkoresheje amaso mbona ibitera uyu mwana, ibyo navuzeho umwanya muremure, ibyamugize uyu wo ari we ni ingaruka zo kwisanga muri Miss Rwanda mu mwambika ikamba ry'amahwa. Ntimumuhereze management, mukamuha abanyarwanda bakamwanja, buri wese akamugiraho ijambo, bakamukora ibyo bamukoze, byamusunikiye ku buriya turi kureba wiyahuza inzoga. Nibyo navugagaho. Ntabwo ikibazo ngiye nigeze mvuga kuri ibi byaha. Yakoze ibyaha, yagonze yasinze, agonga adafite perimi, nagende bamuhane. Nibi bihano byo mu bihano bisubiza n'ibyo bihano babonye bimukwiye, turabyakira ko n'iteko ryabivuze. Iyo baza gusanga akumva kujya mageragere, nta complaint ari gushyiraho, itegeko ryakoza akazi karyo. Ariko rero ntabwo nshaka gusubira ku byaha n'ibihano. Niki cyateye Muheto kuba uyu nguyu turi kureba mu bamisi bose batambutse, kubera iki we yaje ari umusinzi? Nteye imboni ndavuga nti yabitewe n'ingaruka zo kumwambika ikamba ry'amahwa, mukamuha abanyarwanda bakamugiraho ijambo. Umututse, umwifurije gupfa, umuciyeho, umuteye ubwoba. Ndakubwira mwebwe aya magambo yashira ivuga, muramutse murebye DM za Muheto za Instagram cyangwa za Twitter, mukareba amagambo abwirwa. Hari abamwoherereza ibyuma, uyu mukobwa bamutera ubwoba, bamukoreye iyicarubozo. Ariyo mpamvu mvuga ngo binashobotse abantu baba hafi ya Muheto babe bamurinze imbuga nkoranyambaga. Aya masaha arafunguwe, mugende bafashe amafoto y'uyu mwana, barangije bayashyira ku icupa ry'inzoga, bandika amazina, deja bamaze kumushyira amacupa, amafoto ye mugende mubirebe, biri hano. Ibiraza bisange, araza asange amatwita avuga ko kubera ikiyo mpanuka itamwishe. Abona abantu bafite uburakari kubera ziriya ngaruka, zari amajwi twumvisha avuga ko yateze Kid yari afite abakunzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi byose ndabishinja ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha bwafashe bano bana bukabashyira muri iki kibazo nk'abatangabuhamya, ntibaba protecting, bagashyira ibintu by'amakode, ariko tukarengaho tukabamenya. Aya masaha abana bakaba bari kunyura mu ngaruka z'ibyo bintu, ribi gafata igafunga bakabajyana mu ntuzo ngo basinze. Ahangaha nibwo buvugizi nako bavuga ati uyu mwana akeneye kwitabwaho, apana we wenyine na bagenzi be. Ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha butahaye ubwirinzi, sosiyete ikabagiraho ijambo, ikabica iyicarubozo, amagambo mabi. My friend, nta nkota iruta amagambo, nta nkota iruta amagambo. Niba twumvikane, niba iki kibazo umwe muri aba bakobwa Mutesi Jolly baramukoresheje amagambo y'iyicarubozo, amagambo mabi ababaza, akavamo ibyaha, Jean Paul akaba afunzwe, amagambo yabwiwe Muheto n'abayamubwiye ko ntabwo twe tubona hari ufungwa abiryozwa, mwibaza ko amagambo yabwiye, muratekereza ko nani Mutesi Jolly bamubwiye amagambo aruta ayo babwiye Muheto? Niko mubitekereza? Iyi ni feria y'ubucinjacyaha. Ubushinjacyaha bwakoze iperereza, bagafata bano bana, tukabamenya, bakabashyira hariya. Ngiye nabivuze kare bisubiremo ko twabonye amajwi mu rukiko batubwira ko iperereza ryahawe ububasha na perezida w'urukiko kugira ngo ari amajwi bayatege Prince Kid, ari utwuma bashyize mu modoka. Ninde muntu wayashyize hanze? Kubera iki yitiriwe Muheto, bikamugiraho ingaruka zo gutukwa na buri wese no gutotezwa na buri wese. Ninde muntu washyize ari amajwi hanze? Kubera iki bayitiriye Muheto? Hanyuma umwana ibyo byose katubaze, umwambitse ikamba rya Miss Rwanda, ijisho ryose riri muhanzi we riri kumureba, murangije mumushyize mu manza no kuza gutanga ubuhamya no kwitirwa biriya bintu byose byabaye muri Miss Rwanda. Nta protection mumuhaye. Muragira ngo uwo mwana yitwara ate? N'amagambo y'abanyarwanda shariri yameze nk'inkote yitema.
mwarangiza ngo Muheto ngo yiyahuje inzoga. Aha niho nagarutse ntimwumve ko mvugira Muheto, ntabwo ndi kuvuga ku byaha Muheto yakoze. Sinigeze nshyira comment kuri polisi yarebye inyungu z'abanyarwanda, uwasize agatwarira mu ruhame agomba kuzirikwa, agomba gukurikiza amategeko, agomba gukurikizwa. Ariko tugaruke, ni iki cyateye uyu mwana kwisanga aha? Nabahaye urugero ku mukobwa umwe naruvuga izina rye, nawe wari muri abakobwa b'abamisi. Ejo bundi yagiye mu bukwe, yahuriyemo na murumuna w'umugore wa Prince Kid, murumuna w'umugore we. Timu y'abahungu bari kumwe n'uwo ngo bacira uwo mwana mu maso mu bantu bamucira mu maso ngo ni umugambanyi. Hanyuma mwebwe mwafashe bano bana mukabagira abatangabuhamya, nibo bashakira ubwirinzi aya masaha kugeza uyu munsi. Abashinjacyaha ibyo mwashaka mwabigezeho, urubanza mwararutsinze. Abatangabuhamya ntago mushaka. Ese mwakoze ubuvugizi? Ubwo rubanza ubutabera mwatanze ni ubuhe? Niba abakobwa mwavuga ko bahohotewe, aya masaha bari kunyura mu ngaruka z'uko nta bwirinzi babonye. Muheto ni umusinzi. Muheto ni umusinzi ntashobotse. Really? So ibya Muheto tubiveho, ntongeye no kubimbwiraho. Ibya Muheto ntimuzavuga ku businzi bwa Muheto. Ese ko muvuga ku businzi bwa Muheto, kwari bwo mutera biriya byose byo kugonga yasinze? Uyu mwana abyuka yasinze mu rugo, ko icyaha cya mbere akora agikora kibyuka, cyo gutwara imodoka nta driving license afite. Ko mutajya mubivugaho, ko muvuga ko ibyo akora aba yabitewe no gusinda. Atwara ko mu gitondo abyuka ari soba, akajya muri dusha agakaraba, akicira mu modoka nta perima afite. Nibwo bwa mbere bakoze icyaha, aba yasinze. Muheto mbere yo gusinda inzoga, Muheto yasinze amagambo y'iyicarubozo yakorewe n'abanyarwanda bitewe n'ukuntu ubutabera bwamutanze cy'umugore protection. Niyo mushaka kugira ngo abe soba, uretse ngiye kuragiza. Mbere yo kugira ngo Muheto abe soba ku nzoga, mugire soba Muheto, mumuranze mugire soba mu bwonko n'umutwe mwangirije, yangijwe n'amagambo yabwiwe na buri wese. Mugire muri amagambo yanditswe kuri uyu mwana. Ndatanga urugero kuri Jean Paul. Niba amagambo abiri mu Jean Paul, amagambo abiri yabwiwe Mutesi Jora agize ibyaha bituma n'umuntu afungwa imyaka 5. Muheto yabwiwe angana iki? Ko ari wari priority, ko ari we wavuzwe kurusha n'abandi bose, ko ari we wavuzwe. Yavuzwe angana iki? Aya masaha yewe navuga ngo ubutabera kuri abana mwagize abatangabuhamya ntimubahe safety. Buri munyarwanda wese akabagiraho ijambo, bakabacura bufuni na buhoro. Aya masaha bakaba bari kunyura mu ngaruka za protection mbi mwabahaye. Bitari ibyo muzafunga aba bakobwa, so muzashingura muri aba bakobwa. Nta butabera mwabahaye. That's my opinion. Naho kumwe ngo Muheto mwamufunguye agiye kuza, ikintu cya mbere biruhukireho n'ubwihisho bwo kwihisha aya magambo mwamwanditseho, bwo kwihisha izi nkuru mwamukozeho, bwo kwihisha aya mafoto mwashyize ku macupa ya whisky, bwo kwihisha iyi bullying yakorewe kuko yasanzwe ayikorerwa. Ubwihisho Muheto afite nta bundi uretse kwiyahuza inzoga, akitandukanya na personality yo gutekereza, arongera mu izindi nzoga. Byari kuruta mukamurekerayo. Mfite ubwoba ko Muheto agiye kuza agafata telefone, agafungura internet, agahura n'ibindi bisongo by'amacupa mwashyizeho amafoto yo mwitirira ko ari mwamaze kumukorera, mwamaze kumugira brand w'inzoga. Agiye gusanga ibiganiro bivuga ko se yagombaga kwirukanwa mu kazi kuko nta mubyeyi umurimo. Ibyo bintu byose agiye kuza ahure nabyo. Ubwihisha afite ni bumwe, ni ukwiyambura gutekereza no kuruhuka, ni ukunywa ibiyobyabwenge. Nimwe mwagize Muheto uyu ari we. Aya masaha narababwiye Muheto aramutse amasaha mubishe yiyahuye, nibwo mwoneho mwasubije mukagora reflection mukumvinga ibindi kubabwira. Kandi no kwiyahura birashoboka, no kwiyahura birashoboka. Ariko icyo bakundira, aya masaha aramutse yiyahuye agapfa, ndabazi mwahita mutangira kumoninga, mugatangira kuvuga ibindi kuvuga. Yo abana barateranwe rararara, kubera iki mutabivuga kiriho bakamusevinga?
dufite sosiyete ishaririye badafite umuntu muri bo. Nabahaye urugero ndi gukora campaign nshimira abantu mwatanze amafaranga ariko mbabwira ko dukomeza kuyatanga. Nabahaye urugero kuri iyi tweet kambereke sosiyete turimo murebe abantu dufite nabangaba murebe kuri dashboard. Aha ni hantu umuntu akora ikiganiro mujye kureba ibiganiro by'uyu mwana uyu Yaka. Ibi ngibi ntabwo bigize ibyaha byo da oya ntabwo bigize ibyaha. Ndabaha urugero kuri uyu ni umusore w'imyaka 38 aracyari muto ku buryo ubuzima bwe bushobora kugarurwa. Murebe kuri dashboard murebe ikiganiro cya mbere umuntu yanditse ngo Yaka arafunguwe ariko yarihebye disi ngo agiye no kwiyahura. Ndashaka wumve ntiyiburira uraseka upfi. Umuntu aratabaza ko agiye kwiyahura muri iyo video ariko umuntu akora title ngo agiye kwiyahura ni muze mwumve ikiganiro muraseka mupfi. Murumva hano harimo ubumuntu. Singa ibyo biri hejuru si title yakozwe na Irene muri ndahabi. Singiyo mugende murebe iyo video n'amagambo yavugiye muri icyo kiganiro. Umugabo aravuga ati nta kintu yaratabaje akeneye ubufasha. Dore title ikurikira ikiganiro cyakurikiye. Ntabwo uciye mu ijambo nta kuntu Yakamwana twashaka ukuntu tumugarura mu bumuntu niba bishoboka. Ni campaign natangiye Yaka twatangiye campaign hamaze kuboneka miliyoni n'ibihumbi 100 yamaze kubonanwa Yaka turi kumushakira ahantu ho kuba. Yaje hano avuga ko aramusabonye ibyarya naho aryama yasubira mu buzima busanzwe ntiyongere kwisanga muri ibi biganiro. Yakamwana ejo yarafunguwe abagiye kumutangurana ngo abahe ibiganiro akimara gufungurwa bamutwariye amacupa ya mitsingi bamutega inyama. Reba title banditse ukuntu banditse baravuze ngo breaking news Yakamwana avuye gereza tumuha inyama avuga amagambo atabarika. Babarira wumva ayo magambo uwo ni Gasuku. Ngibyo biranditse. Wa mugore wamuteze ikiganiro ngo afungwe arandika ngo Yakamwana afungurwa amagambo avugiye ku nyama ashobora kumusubiza no ku rukiko kandi nibo bamuzaniye inzoga. Bashaka mwumve aya magambo abwirwa umuntu. Uyu ni umuntu hano wumve aho bafata ikiremwa muntu bagafata uyu muntu bakamutega inzoga bakamutega inyama ngo azivugireho ibyo bashaka kwavuga. Aba nibo bantu dufite. Muheto niba afunguwe nahabwa ubutabera. Ubutabera Muheto agomba guhabwa ni ubutabazi bw'ibanze kuko inkiko cyangwa ubushinjacyaha mwafashe bano bana mubagira ibikoresho byanyu mujugunya gasiya hariya. Rero ibyo kuzaga bavuga umwana yanyoye inzoga. Muheto yanyoye inzoga muramufunze. Ese kambazi ahubwo ni batareba n'abarakora ibirusi byo yakoze. Ikiruta icyo yakoze nuko yakwiyambura ubuzima hanyuma noneho statement iganira kuko ibintu bavuze afunze nagaruka akabisanga ntago ari buzireka ahubwo arawuzirutizo yawa. So rero urakoze cyane. Icyo nababwira kimwe kuri Muheto ngiyeho Muheto aracyamukorera ubutabazi kuko ntabwo ikibazo ngiyeho byari kuruta akabagumyeyo. Imunyuve nabi ngo dufangire harakantu bibaza niko nanjye kukubaza mbere kuri Muheto. Muheto afite ababyeyi urumva? Yego. Muheto afite ababyeyi uko tubyumva ntawe ubizi niko tubyumva. Kandi akaba afite ababyeyi bakomeye. Ese nta muntu sinzi wenda wowe ujya mbona wisharije ibintu byinshi kandi bigakunda iyo nibaza nta muntu ushobora kuvugana n'ababyeyi we wenda urashobora kuba hari ikindi kibazo twe tutazi kuko ntabwo wambwira ukuntu umwana ava mu Muheto akeneye Muheto ntabwo akiri ahangane reka se ushaka kujya mu vigera karimo cyangwa ashobora kuba atakiri iwabo. Nicyo kibazo ashobora kuba atakiri iwabo. Ntega amatwi Muheto uyu nguyu muri kureba ntabwo akiri Muheto w'umuryango w'ababyeyi babiri. Ni Miss Rwanda ni umwana w'abanyarwanda muri rusange buri wese agomba kumufasha. Ndabyumva ariko ababyeyi bamusunikiye uretse gato ntabwo ababyeyi bamusunikiye muri bullying mwamukoreye kugira ngo yiyambure ubumuntu. Yesanga umwana afite kwiheba ariko muri murwaruka ku babyeyi. Reka noneho mvaneho n'urujijo ku bantu bavuga ngo ababyeyi ba Muheto ngo urumva ngo ababyeyi ba Muheto ngo kuki ngo batamu ngo kubera iki ngo afite ababyeyi bakomeye. Ibyo ni ikintu kimwe. Ntabwo umwana wa Fidel Castro ntabwo yiyahuye muri Cuba. Ntabwo yiyahuye sari president ahubwo mwagiye mureka
kugira umubyeyi ukomeye ntabwo byakuraho n'ubundi uretse depresiyo gato uriya mwana ntiyari umwana wa perezida muri Kiba ntiyiyahuye isa ari perezida. Reka tugaruke kuri Muheto kugira ngo abantu bareke gufata uyu mwana bakomeze kumutera amabuye nubwo bamushaka kugira ngo umuntu avuge ibitari ngombwa. Muheto papa we kuba ari umusirikare waretse kumvugiramo, reka kwigarura wandakaje. Oya ibyo ndi kuvuga ni ibya Muheto. Genda gakeya buretse ntabwo ndashaka kubabwira ko Muheto nimumubona mubone nk'umwana usanzwe, mujye mufata title ya papa we ngo muyihuze n'uriya mwana mwumve ko afite ababyeyi bakomeye, we yabananiye. Ntabwo Muheto yananiranye. Muheto n'umwana muto wabonye uburere. Muheto yahuye n'ibibazo kuva akiri muto. Muheto papa we ntabwo yigeze abana nawe. Uyu mwana mureke kumutera amabuye mwumve ko ari umwana wananiranye. Papa wa Muheto akiva mu butumwa mu bihugu bibiri hari buvuga akiva mu butumwa bw'akazi, Muheto yarezwe n'umubyeyi umwe. Mureke kuzara mu mwanjame niba mushaka kujya muri background. Muheto akimara papa wa Muheto yabanye na mama Muheto bamara imyaka 12 batabona urubyaro. Uriya mwana aravuka. Papa wavuye mu kazi yaraje ntiyongeye kwiteza nyina, yaraje acyura umugore w'umugabo bita Nkusi Godfrey. Nyina wa Muheto aramujugunya. Uriya mwana yabayeho mu buzima bubi. Uyu nguyu muri kuvuga ngo ni umwana ngo wakuze neza, umwana w'umubyeyi bamushaka kugira ngo umuntu avuge ibintu umuntu atagomba kuvuga. Ise wa Muheto yataye nyina ajya kubana na nyina n'umugore wari umugore wa Godfrey. Niyo mpamvu bavuze ko arerwa na mukase. Genda gake. Muheto yarezwe na murumuna wa mama we. Mama watuye Kabuga. Ibintu ntabwo bamushaka kugira ngo umuntu avuge ibintu mwarangiza mukaza mugafata umwana mukamwanjama mukamugira ngo umwana ngo yaragize. Muheto papa we kibava mu butumwa bw'akazi yaragiye aje gushaka umugore mu kiribana n'umugore wa Nkusi Godfrey. Ubabakire. Uyu mwana yabaye mu buzima bushaririye. Uyu nguyu muri kuvuga mukaza mukamutera amabuye. Uyu Muheto yize bimugoye. Uyu mwana mama we ajya gutura Kabuga, Muheto asigara arerwa na nyina wabo uvukana na nyina. Uyu mwana abaho muri ubwo buzima bushaririye kugeza abaye Miss Rwanda araza. Ibyo mwamukoreye ni biriya muri kubona. Umwana mwamufashe ngo n'umwana utaragize icyabura. Mamushaka kugira ngo umuntu avuge ibintu byose on public. Ntimwongere kwitirira Muheto papa we yamutaye akiri muto. Cyano ntabwo twongera ngo turabyo. Iyo mufata umwana mukazana mukamwanjama mugafata Muheto mukamugira Muheto mukamugira ikintu. Uyu mwana akeneye kumwitaho. Buri cyo gufata Muheto abantu murazaho. Mamushaka kugira ngo umuntu avuge nakari murori. Mukagurisha amakosa. Muhitwa ninjira mu muryango w'abandi. Icyo babwira ni kimwe. Uretse gato. Muheto mumureke. Muheto uyu mwana akeneye ubufasha, akeneye ubutabera, akeneye kwitabwaho. Sosiyete nyarwanda yaramugambaniye mu mugira igicibwa mu mukoresha abagamba mumena umutima. None umwana yiyahuje inzoga. Umwana yiyahuje. Ariko buri muntu wamugambaniye wa mbere si Miss Jori wamutanze kujya gufata biriya bintu. Urahubuka ukavuga amagambo adafite nose. Ubazi iki mu kanya nasobanuye utumva. Reka ngusobanurire mvaneho urugero. Reka mbigusobanurire ubyumve uva ngaho ubizi. Ariko se we niba amuvuze mute your mic. Ntabwo Mutesi Jori nubwo uyu mukobwa nawe yahuye n'uruva gusenya. Reka mbasubirire inyuma mu byumve. Iyi kese yaturitse ite? Mutesi Jori yayisanze mate. Nta hantu bihuriye. Muheto ari ku Kibuye yajyanye na Prince Kid. Prince Kid yashatse kumurongora aramukomangira mu buza amahoro n'ama message adashira. Bari mu byo babiri bitandukanye. Bagiye mu kazi. Umugabo agera haza gukomanga ku cyuma ngo amufungurire. Amwicundebeho. Muheto buri kintu akora abura umuntu yatabaza. Umuntu saa 8 za nijoro yandikira Mutesi Jori message twarazibonye hano mwarazibonye. Urimo kunyumva? Amwandikiye message Mutesi Jori yari yisinziriye. Abyutse mu gitondo